Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu kandi nanone mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbabwire ngo ubuntu bw'Imana we ku buzima bwanyu. Mana, turagushimye kubw'umwanya mwiza utanze ku buzima bwacu. Mana, turagushimye kubwo wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege, kandi turagushimye ko wemeye kuza uturengera ntacyo dufite twoguha, kandi turagushimye ko wemeye kuza utwitangira ntacyo dufite twokwitura. Turagushimye rero aka kanya, wakire ibyifuzo by'imitima yacu. Mana, wakire ibyo tugukeneyeho mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganire nanone ku ijambo bita guhamya no gushira amanga. Niyo topic yacu. Turasoma Luka ibice 5:8. Bibiliya iravuze ngo Simoni Petero abibonye atyo yikubita imbere ya Yesu ati, va aho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Amen. Turaganira kuri Simoni Petero kandi tuzagenda tumuganiraho inshuro nyinshi. Petero ni umugabo wavukanaga n'uwo bita Andereya. Ubwo Yesu yari arimo agenda, Bibiliya iratubwira ngo abantu benshi baramwegera bashaka kumva ijambo ry'Imana, ngo noneho ngo arebye hakurya mu nyanja ngo abone ubwato butsitse, ngo arangije ngo aratambuka aragenda yegera ubwato abwinjiramo yigisha ari mu bwato, ngo ariko agezemo asanga abarobyi bari barimo babuze amafi. Sinzi uze kunyumva neza. Noneho ngo Yesu abwira ba barobyi, arabwira ngo mwa barobyi mwe rero mwabuze amafi, ariko uyu munsi nimunage inshundura, munage inshundura zanyu. Baramubwira ngo twakesheje ijoro turoba ariko byaranze. Ndagira ngo nkubwire ngo bya bindi wagerageje bigakomeza kwanga, uyu munsi byakunda. Bya bindi warwanye nabyo bigakomeza kwanga, uyu munsi byakunda. Za nzira warwanye nazo zigakomeza kwanga, uyu munsi zafunguka. Bwa burwayi warwanye nabwo bukanga gukira, uyu munsi bwakira. Icyo bisaba ni ukugira gushira amanga, ni ukugira kwizera ko Yesu yohindura ibyo bintu byari byaranze guhinduka. Yesu yabihindura, nawe ibyawe yabihindura. Arangije banaga inshundura ngo baroba amafi menshi. Uwo munsi kuva batangira kuroba ni wo munsi barobye amafi menshi. Bamare kuroba ngo baramubwira ngo Yesu arababwira ngo noneho munkurikire, ntabwo mukiri abarobyi b'amafi ahubwo nzabahindura abarobyi b'abantu. Uyu munsi Imana nawe yo guhindura umurobyi w'abantu. Uyu munsi Yesu nawe yaguhindurira icyerekezo cy'ubuzima. Uyu munsi Yesu nawe yaguhuza naho ugomba gukura umugisha wawe. Arabizi. Biravuga ngo Simoni Petero abonye ibibaye, ngo Simoni Petero ngo abibonye atyo yikubita. Bibiliya iratubwiye ngo Simoni Petero abibona atyo yikubita hasi imbere ya Yesu ati, va hano kuko ndi umunyabyaha. Ndakwinginze nawe uyu munsi wofata umwanzuro, nawe uyu munsi wohinduka. Ubasha guhinduka, Yesu akabasha guhindura ibyanze guhinduka mu buzima bwawe. Ubasha kumwumvira nawe abasha kukumvira. Nshuti yanjye, reka nkubwire ngo uyu munsi Yesu akore ku buzima bwawe. Uyu munsi Yesu azana impinduka ku buzima bwawe, kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Reka ngusengere. Mana, urakoze kuko ugiye guhindura ubuzima bwacu, kandi natwe twiyemeje guhinduka. Tukimara kumva rino jambo, kari wowe jambo wahoranye n'Imana, twiyemeje guhinduka. Mana ya Isirayeli, turahindutse, duhindukanye n'ibyacu ndetse n'abacu. Ngaho natwe ngwino uhindura ibyanze guhinduka ku buzima bwacu. Ngaho natwe ngwino ufungura ibyanze gufunguka ku buzima bwacu. Ni wowe duhanze amaso mu izina rya Yesu, amen.